Kuki uba muri korari ukaba utarahinduka? Kuki uri umushumba ukaba utarahinduka? Kuki uri umudiyakoni ukaba utarahinduka? Bibiliya mu gitabo cya Mose gutegeka kwa 2:7 umurongo wa mbere haranditse ngo Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu ugiye guhindura, ikirukana amahanga menshi imbere yawe, Abaheti n'Abagirugashi n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferesi n'Abahevi n'Abayepusi, amahanga 7 akuruta ubwinshi, akurusha amaboko. Kandi Uwiteka Imana yawe nimara kuyakugabiza ukabatsinda, uzabarimbure rwose, ntuzagira isezerano usezerana nabo, ntuzabababarire. Imana ihabwe icyubahiro. Hari ibintu Imana yagukirije utari kwikiza wowe. Ibyo bintu byakurushaga ubwinshi, byakurushaga amaboko, ikugirira neza, ikugabira umurimo wayo, ariko kugeza na n'uyu munsi uracyakora nka mbere, nturahinduka. Bibiliya iravuze ngo ikirukana amahanga menshi akurusha amaboko. Iyo Imana itagukura mu kabari, ninde wari kugukuramo? Ko byari byarakubase, nta mbaraga ufite zo kukavamo ikaguha agakiza, ariko ukaba warakirijwe icyumweru cya mbere, indi minsi yose bikaba nk'ibisanzwe. Iyo itagukura mu bigirwamana by'iwanyu, ninde wari kubigukuramo? Ko byakurushaga ubwinshi n'amaboko, ariko kugeza uyu munsi uracyakora ibisa nk'ibyo wakoraga kera. Kandi ubikora uri muri korari, uri umushumba, uri umudiyakoni, uri umukristo mwiza w'intangarugero, abantu bose bareberaho. Ariko ndinginga Imana kugira ngo ikugarukeho, yongere iguhe umutima mushya, uzinukwa ibyaha. Imana ishimwe. Imana ikugirire neza, kandi Imana ikwiteho. Zakayo yakirira ubusambo, birashoboka ko yasubira mu busambo yamukirije, ariko abantu b'iki gihe basubiye mu byo bakoraga kera. Amahanga Imana yabakijije ntabwo mukibiha agaciro, ahubwo mwarabyibagiwe, mwabonye ari ibisanzwe. Hari amahanga Imana yabakirije, yabarushaga ubwinshi, akabarusha n'amaboko. Imana ihabwe icyubahiro. Yo yo